Eh. kubera ko biriya bavuga ngo bitanu yibye nako bitanu abamotari batanga amafaranga batanga ntabwo ajya kwishyurwa gusa ari amafaranga n'ay'amakoperative ntaho rero yahurira nayo nta naho yahurira n'ayo mafaranga kuko abaherwa na kuko buriya uko amakoperative akoze koperative ku rwego rwa gatatu urwego rwa mbere ni koperative yo hasi nyine ihuramo abamotari urwego rwa kabiri ni koperative ihuza abamotari mu rwego rw'akarere ihuriro cyangwa se iniwa noneho urwego rwa gatatu ni ferwakotama ni impuzamahuriro y'abamotari y'abatwara moto mu Rwanda rero aha hose baba bafite sitati yabo bafite n'amategeko yabo n'umutungo wabo ntabwo rero twebwe buriya dushobora kumanuka ngo tujye kureba umutungo tuwureba kugira ngo turebe uburyo bawukoresha neza ariko ntitureba ngo nimuyazamure nimuyazane ntabwo ibyo ngibyo ntibibazo tukanareba uburyo ibyemezo bifatwa mu nama ntabwo rero tugurira ahubwo n'ibijyanye n'iby'abamotari nta kibazo bafite nakareka ahubwo ikibazo nyine cyabaye urugo rwe ruri muri Kenya ibi byabaye rero agiye muri konji gusura umudamu we rero bamufungirana. Tuyoboye impuzamahuriro y'amakoperative y'abatwara moto mu Rwanda ariko hari koperative iri hasi ku rwego rwa mbere niyo irimo inteko rusange niyo irimo abanyamuryango iyo buri mwaka ushize hari inama iba mu kwa 10 hari inama iba mu kwa 3 iyo mu kwa 10 yerekana ingengo y'imari y'ibiteganyijwe kuzakorwa mu mwaka utaha bakareba bakavuga ngo iyi misanzu tugiye gutanga izakora ibi noneho bakongera gusubira mu nama bareba ko ibyo bageneye ya misanzu igomba gukora itabikoze ibyo bitakozwe hafatwa icyemezo cy'abakoresheje amafaranga nabi bakayaryozwa bakirukanwa no muri kakazi. Iyo koperative nasaba rero aho yaba ifite ikibazo nk'icyo yazika twegera nabo banditse leta nge ntayo nabashije kubona uko twayibonye ntitwakicarira kuri icyo kibazo nk'icyo nimba ari amafaranga ariko icyo tuzi yuko amakosa yarabaye imikorere mibibaho ariko ngere ngo ikigo cy'amakoperative arasiye cyasizeho kuvugurura inzego kuvugurura uburyo abamotari abantu bagomba kubaka amategeko byose barabikoze nizere ko ahari baba hasigaye ikibazo nk'icyo haba ari hake naho kandi tuhamenye n'ikitangazamakuru riberaho rikatumenyesha aho ngaho bakabitubwira tuzabikurikirana nimba abarya amafaranga y'abamotari bayatanze ibyo bizakurikiranwa ariko hagenwa bira bitanu birimo kwishyura inzu birimo gutanga insimburamubyizi banyamuryango bakoze ibikorwa bya koperative birimo kwishyura abakozi ba koperative kuko basigaye bishyurwa harimo urwego rwa discipline birimo gutanga n'imisoro yaho bakorera ndetse n'irindi terambere ryo gusabira abanyamuryango moto wagize ubukwe wagize ibyago bira bitanu nicyo bikubiyemo mu byo bikora rero ahubwo umumotari waba utari wasobanukirwa icyo amafaranga akora ubu turaza kugumya kubasobanurira tunitabire n'inama zabo mu makoperative turebe ko ibyemezo bifatwa turebe uko babisobanura abamotari aho bafite imbogamizi izo mbogamizi zishira.